umuntu yaba umukristo mu by'ukuri nta murimo akora mu rusengero nko gutanga amaturo, ibya cumi, kuririmba muri korali n'ibindi, akazajya mu ijuru. Kandi niba Imana yaremeye gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abe ikiguzi umuntu yishyura akabona ijuru, umuntu agafata icyo kiguzi akagitesha agaciro, akavuga ngo bizaterwa n'uko niriwe cyangwa uko naramutse, bizaterwa n'ibintu nabwiye abantu, icyo gihe nicyo cyitwa gukerensa amaraso y'umwana w'Imana. Kuko mu gitabo cy'Abakorinto havuga ngo Kristo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka. Mu Bakorinto mu rwandiko rwa 2 mu gice cya 5 umurongo wa 21, kugira ngo n'abadukurikiye mu by'ukuri banarebe mu byanditswe, ntibagire ngo ni ibitekerezo byacu turimo turatanga. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Heburayo 10 umurongo wa 10 haravuga ngo gushaka kw'Imana kwatumye twezwa, ngo ariko tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Ubu se ntabwo byaba ariyo mpamvu nyine abantu biyeza birangira batera? Kuko bo bashaka kwiyeza, kandi ahubwo ugushaka kw'Imana kwatumye twezwa, tubiheshejwe no gutambwa k'umubiri wa Kristo watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Amen. Dufite ibyiringiro, tunishimira kuzabona ubwiza bw'Imana, ariko ngo si ibyo gusa, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kubera ko ngo amakuba atera kwihangana kugatera kunesha kugatera ibyiringiro, kandi noneho ibyo byiringiro bikaba bidakoze isoni. Igituma rero Imana yemera ko amakuba agera ku bana bayo, urumva amakuba yaje cya mbere urihangana, akwigisha akwigisha kwihangana. Hari mwene data none wanditse akavuga ngo tureke kwihangana gusohoze umurimo wako muri twe. Yego rwose. Mbere ya byose dushimiye Imana kubera ko ariyo mugenga wa byose, niyo twemereye ko amasaha nk'aya mu by'ukuri tubasha gutambutsa ikiganiro kuri channel yacu Ijuru Ntirigwa TV. Iyo hatabaho ubushake bw'Imana mu by'ukuri ntabwo byari gukunda, ariko n'abakunzi ba channel yacu, abakunzi b'ibiganiro byacu, namwe turabashimiye kubera ko mu by'ukuri ni ku bwanyu turi hano, kuba tuzi ko mudukurikira. Niyo mpamvu natwe twishimira gutambutsa ibiganiro kugira ngo bigire icyo byabungura, bigire icyo byabafasha, bigire aho byabakura n'aho byabageza. Kandi mu by'ukuri abantu badukurikira, ndahamya ndashidikanya nkurikije n'ibitekerezo mugenda mutanga, ndahamya ndashidikanya ko hari inyungu nyinshi mukomeza gukura mu biganiro byacu. Ngewe rero muvugana cyangwa se urimo kuvuga aka kanya ni Emile Nshimiyimana, ariko nk'uko mubibona ntabwo ndi njyenyine, hari uwo turi kumwe nawe ngira ngo abibwire, noneho dukomeze kuganira ariko twamenyanye. Ni karibu mu kiganiro. Yego murakoze. Nanjye nshimiye Imana kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye kugira ngo abakunzi b'iyicano yacu yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV twongere kubagezaho ikiganiro. Murakoze cyane. Amazina ni Ndabavumye Jeni, nkaba nanjye ndi umukristo, nizera Yesu. Urakoze cyane. Ntabwo twaherukanaga mu kiganiro, ntekereza ko byari ngombwa kwibwira abadukurikira, cyane ko hagenda haboneka n'abashya. Hari ushobora kuba akuzi bitewe n'ikiganiro watanze mu gihe cyashize, ariko hakaboneka n'undi mushya kuri channel ukeneye kumenya ari nde bari kuvugana. Iyo uvuze ko uri umukristo, nk'icyo wari uvuze ati ndi umukristo,
bituma umuntu yakwibaza ati ese abantu bose ko bavuga cyangwa benshi, reka ne kuvuga bose, ariko abantu benshi bavuga ko ari abakristo. Ntabwo nzi rero wowe kuvuga ko uri umukristo mu by'ukuri itandukaniro ry'ibya benshi bavuga n'ubukristo wowe ufite ryaba ririhe? Yego, nanjye namaze igihe kinini nzi ko ndi umukristo, ubundi nyine abenshi bazi ko iyo umuntu ayobotse idini rikamubatiza rimwita nyine n'izina ry'irikristo, ubwo akaba abaye umukristo, niko abantu babizi. Ariko ubundi ntabwo bihura n'ijambo ry'Imana, cyangwa se siko kuri, ahubwo ukuri ni uko nyine umukristo ni umuntu wacunguwe na Yesu, cyangwa se ni umuntu usa nk'uko Yesu ari. Izina abakristo ubona ko ryaje nyine, ubona nka Bibiliya ivuga ko mu itorero ryo muri Antiyokiya mu byakozwe n'intumwa ngo niho abantu batangiriye kwitwa abakristo. Byaturutse kuki? Byaturutse ko nyine Kristo yaje aje gucungura abantu, abamaze rero kumenya ko yabacunguye bakabyizera, kuko nyine bari basigaye batandukanye n'abandi. Ubwo abo ngabo niba abandi bantu bari ku ruhande bari bise abakristo, kandi koko nibyo, umukristo nyine ni uwemera Kristo. Yego, nanjye nabaye umukristo ubwo namenyaga icyazanye Kristo mu isi. Namenye ko yazanywe no kugira ngo mbone ubugingo sinzarimbuke. Ibyo rero maze kubyizera nabaye umukristo, bitandukanye na kwa kundi kera bambatije nkakura nzi ngo ndi umukristo, ariko mu by'ukuri nta byiringiro byo kuzabana n'Imana iteka ryose mfite. Nibyo. Mu by'ukuri uvuze ikintu cyiza, ntekereza ko abadukurikira baba bakeneye kumenya. Uravuze uti mbere nahoze nitwa umukristo, ariko bijyanye nuko nayobotse idini yitwa iya gikristo, ikanankoreraho imihango ya gikristo, bakambwira nyine ko mbaye umukristo. Ariko nariwe gutyo ku izina nta byiringiro by'ubugingo mfite. None ukaba ushaka kuvuga ko uyu munsi itandukaniro ari uko wasobanukiwe icyo Kristo yakoze, ukanacyizera, ukaba ufite ibyiringiro by'ubugingo cyangwa se byo kujya mu ijuru. None se nko ku muntu ukeneye kumenya icyo wizeye kuri Kristo cyo ni igiki cyaguhesheje ubugingo, nacyo wagisobanura? Urakoze. Nanone Kristo abantu benshi baramuvuga, kubera nyine urwo rujijo ko abantu, amadini menshi avuga ko ashingiye kuri Kristo, ariko mu by'ukuri bataramenya icyazanye Kristo mu isi. Kuri njyewe rero ubu noneho umumaro Kristo yangiriye ni uko nyine yampesheje kwemerwa n'Imana. Ubundi navutse mfitanye ikibazo n'Imana mu mutima, nubwo ntari nzi ngo icyo kibazo ni ikihe, ariko naje kubimenya nyine ubwo nahishurirwaga. Namenye ko navutse ntandukanijwe n'Imana. Cyantandukanije n'Imana ni kavukire, kuko nakomotse kuri Adamu. Igihe Adamu akora icyaha nari murimo. Noneho mvuka naramaze gutandukanywa n'Imana, kuko natandukanijwe n'Imana muri Adamu. Nkura rero numva mfite ikibazo ntazi icyo ari cyo, ariko ubu naragisobanukiwe. Numvaga mfite ikibazo ariko cyari gishingiye ku kuba numva ntazabana n'Imana. Mfitanye ikibazo n'Imana, Imana izandimbura. Aho rero numviye ubutumwa bwiza, numvishije noneho ubutumwa bwiza bw'icyo Yesu yankoreye, icyo Kristo yankoreye. Ariko tukiri aho, ubundi Imana yari buzakurimbure iguhoye iki? Ubundi abazarimbuka ni bantu ki? Abazarimbuka cyangwa icyo kibazo uvuze uti navutse mfite ikibazo, ni ikihe kibazo wari wavukanye
cyangwa n'abandi bavukana, ari nacyo gituma umuntu yumva ko atabana n'Imana ahubwo kazarimbuka. Yego. Icyo kibazo ni ikibazo cy'ubunyabyaha. Ikibazo cy'ubunyabyaha. Ndagira ngo icyo kintu gisobanurira abantu badukurikiye, kuko n'abantu benshi ntabwo basobanukiwe umunyabyaha ni muntu ki. Yego. Yego. Icyo kintu ni cyiza kugisobanura. Ikibazo ubundi umuntu wese afite, yego, ni ikibazo cy'ubunyabyaha. Yego. Kandi noneho si ubunyabyaha, hari igihe umuntu yibwira ko yabaye umunyabyaha kuko yenda yabeshye, yatukanye, yagaragaweho nyine n'ikintu cyitwa icyaha imbere y'abantu. Ariko namenye ko ahubwo icyo ni ikigaragaza ahubwo icyo umuntu ari cyo. Umuntu ku bwa kavukire nk'uko nari mbivuze, kubwo kuvuka kuri Adamu. Yego. Adamu igihe Imana imurema, yamuremye nta kibazo afite. Yari ikiremwa cy'Imana kidafitanye ikibazo n'Imana. Yego. Imana yaramusuraga bakaganira, Imana yari yanamuteganyirije byose akenera. Yego. Ariko Adamu yagize ikibazo ubwo Satani yamanurwaga mu isi. Satani yashatse kwinjira muri Adamu, anyura mu nzoka, inzoka igera ku mugore we Eva, barya igiti Imana yari yababujije. Imana yari yababwiye ko mu ngobyi ya Edeni harimo ibiti byinshi byari bihari, ariko ibabwira ko batemerewe kurya kuri kimwe muri ibyo biti, ari cyo giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Imana yababwiye ati umunsi mwakiriye no gupfa muzapfa, muzaba mutandukanye nanjye. Icyo rero nicyo kibazo Adamu yagize, kuko ibyo Imana yamubwiye yabirenzeho, arya kuri cya giti. Kandi icyo giti nta kindi, ni Satani winjiye mu muntu. Kuko Satani yari amanuwe mu ijuru kubwo gushaka kwishyira hejuru, yari yashatse kwigereranya n'Imana. Icyo rero gituma Imana imumanura, imukura mu ijuru, imujugunya mu isi. Satani ahageze ashaka kwanduza nanone uwo mwuka wa muntu Imana yaremye. Umwanduza rero yinjiye muri we. Imaze kwinjira muri Adamu rero, Adamu yarahindutse umunyabyaha, ndetse n'abantu bose baremewe muri Adamu baba bahuye n'icyo kibazo. Bavukanye ubwo buzima bukomoka kuri Satani. Ubuzima bwo kutumvira Imana bukomoka kuri Satani bwinjiye muri Adamu na Eva, ari nayo kamere y'icyaha. Muri make nicyo cyaha nyirizina. Nicyo cyaha. Noneho ibindi abantu babona ni nk'ibyuririzi, kubeshya, gusambana, kwiba n'ibindi byose, mu by'ukuri ni ibyuririzi bikomoka kuri iyo kamere, ariko icyaha nyirizina niyo kamere umuntu avukana. Ibindi bimeze nk'imbuto wasoroma ku giti, ariko nyirizina ikibazo ni igiti. Ikibazo ni igiti. Abantu rero benshi bihana imbuto, ariko badasobanukiwe neza aho zituruka. Akaba ari nayo mpamvu iyo ushatse kuvura indwara utamenye neza indwara uvura iyo ariyo, n'ubundi birangira ikwishe. Ni nayo mpamvu abantu bakomeza kumva ari abanyabyaha. Igihe rero cyarageze noneho usobanukirwa ikibazo wari ufite icyo ari cyo, ariko urasobanukirwa n'umuti Imana yatanze kuri icyo kibazo. Wasanze umuti ari uwuherera? Umuti, urumva ikibazo nyine ni uko kuvuka umuntu akomotse kuri Adamu. Ubwo muri Adamu nayo nabaye umunyabyaha. Nambara umubiri, ndi umunyabyaha. Mvutse ubwo ni umunyabyaha wari uvutse. Nkura shaka n'icyanyunga n'Imana, ariko n'ubundi inzira nyuzemo zikanga, kuko urumva nashakaga kwera imbuto zo gukiranuka, kandi ngewe ndi igiti kibi. Umunyabyaha gushaka kwera imbuto zo gukiranuka ntabwo byari gushoboka. Ariko namenye amakuru yuko habonetse umucunguzi witwa Yesu. Yesu namenye ko yari Imana. Imana
ngo ni ijambo wariho wahozeho wahoranye n'Imana ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe ariko ngo uwo jambo yaje kwigira umuntu menya ko Yesu yari Imana akaza mu isi akihindura umuntu binyuze muri Mariya. Yego. Mariya asaminda ariko bitandukanye nuko ngiyewe nabyawe. Yego. Asaminda ya Roho Mutagatifu cyangwa y'Umwuka Wera nkuko marayika yari yabimubwira ambwiye ati uzasaminda Umwuka Wera azakuzaho ububasha bw'isumba byose bugutwikire ngo nicyo gituma Uwera uzavuka azitwa umwana w'isumba byose. Yego. Mariya rero nuko Yesu yavukiye muri Mariya. Noneho kuba ko atabyawe nk'uko ngewe navutse. Ubundi umuntu wese uvuka ku bw'ubushake bw'umugabo n'umugore bavuka ari umunyabyaha avukana cya kibazo twandujwe na Adamu. Noneho Yesu we avuka ari uwera kubera ko ni umwuka w'Imana wagiye muri Mariya avuka mu buryo budasanzwe. Haba havutse uwera udafite ikibazo. Udafite ikibazo n'Imana, udafite icyaha, udashobora no gukora icyaha. Yesu arakura akura nkorera byose Imana yansabaga kuko yaje ari umucunguzi. Ako kantu ndagira ngo gasobanure neza. Avuka gukorera byose Imana yagusabaga. Bivuze ko ibyiza byose Yesu yakoze cyane ko nta n'ikibi yakoze. Nta cyaha yakoze. Byose ni wowe yabikoreye. Ni njyewe. Kubigukorera bivuze iki? Bivuze ko navuze ko Yesu yaje aje kunshungura. Umucunguzi ni umuntu uza akaza gutabara umuntu wari ufite ikibazo adashobora kwikuramo. Yesu rero yaje kunshakira ubutungane nasabwaga n'Imana kugira ngo Imana inyakire mu ijuru. Ubwo bivuze ko gukiranuka kwa Yesu kose yakiranutse mu isi ari wowe yashakiraga gukiranuka. Yego. Mu yandi magambo ni ukwawe. Yego, gukiranuka kose Yesu yakiranutse ubu ngubu kwabaye ukwanjye nkimara kumwizera. Ukimara kumwizera. Mbese kumwizera byatumye Imana ifata gukiranuka kwe ikakukubaraho nk'aho ari wowe wakiranutse kandi ari Yesu wagukiranukiye mu yandi magambo. Noneho bitangiye kumvikana. Ubwo mbere wari umunyabyaha ariko wiswe umukristo hashingiye gusa ku mihango idini ryagukoreye. Ariko igihe kiza kugera noneho uza kumenya nyirizina ahubwo icyo Yesu yagukoreye aricyo cyagombye kugira umukristo. Umenya ko yavukiye mu isi ari umucunguzi wawe agakiranuka mu gihe cyose yamaze mu isi agakora ugushaka kw'Imana. Zaburi ya 40 irimo amagambo avuga ngo ibitambo n'amaturo ntago Imana yabishatse ngo ahubwo ngo yateguye umubiri wa Kristo. Ngo Kristo ahera karavuga ngo nzamwe no gukora ibyo ushaka. Mu yandi magambo Kristo niwe waje gukora ibyo Imana ishaka. Ayo magambo yongera kuboneka mu Baheburayo mu gice cya 10. Mu yandi magambo ibyakunaniye wagize amahirwe ubona umucunguzi wawe witwa Yesu aba ari we ubikora ari wabikorera. Mu yandi magambo gukiranuka Yesu yakiranutse ari mu isi umaze kumwizera kwahindutse ukwawe kuko n'ubundi niwe yari yaje gucungura. Urakoze cyane. Uhera ko noneho ujya waba umukristo ariko usa nk'uko Kristo asa kubera ko wari umaze kwambikwa gukiranuka kwa Kristo Yesu. Nari mpereye aho kugira ngo mu by'ukuri abantu badukurikiye basobanukirwe iryo jambo waruvuze ndi umukristo kuko abantu benshi bazi ko ari abakristo. Hagombye kuboneka itandukaniro hagati y'ubukristo wavugaga n'ubukristo benshi bazi. Mu yandi magambo kuba umukristo ntago bivuze kujya mu rusengero ibunyanaka, ntago bivuze gukorerwaho imihango y'idini, bivuze kwizera Kristo ukabarwaho gukiranuka kwa Yesu Kristo ukaba uri mu isi uzi neza ko iwanyu ari mu ijuru ariko bikesha Kristo. Aho nyine nibwo uri umukristo. No kuba wizeye udashidikanye kuzajya mu ijuru ariko bikesha Kristo utabikesha ikindi kintu cyari cyo cyose. Wanyemerera nkakubaza kandi kabazo? Yego, nta kibazo. Umuntu yaba umukristo
mu by'ukuri nta murimo akora mu rusengero nko gutanga amaturo, ibya cumi, kuririmba muri korali n'ibindi, akazajya mu ijuru, akaba umukristo ataba mu rusengero ngo akoremo n'imirimo idini rimusaba, yego, akaba azajya mu ijuru. Yego, kuko njyewe urazamura mikoro kugira ngo tukumve neza. Yego, njyewe uko niko meze, ndi umukristo udafite idini, ndi umukristo udafite imirimo itegetswe n'amategeko, yaba y'abantu cyangwa n'ayandi, nkurikiza kugira ngo mbe umukristo. Umuntu rero birashoboka, uwizeye Kristo aba umukristo, ubwo bivuze ko amera nka Yesu, aba umukristo bidashingiye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Kwizera Kristo ubarwaho ubutungane bwe, bikaba birahagije kuba umukristo. Ijuru ukabura ribonye, ijuru ukabura ribonye, ubura rigendana. Ego, ijuru mba ndifite, nicaye hano ndarifite, ndi mu rugo iwanjye mba ndifite, ndi muri bisi nagiye gusura umuntu, niyo nsinziriye mba ndifite. Ubundi nyine ibyo nibyo byiringiro by'ubugingo navugaga. Kuba umukristo ni ukumenya ngo waba uriho cyangwa warapfuye, igihe Kristo azagarukira gutwara abe, nawe waba warasinziriye, Kristo azagukangura akujyane mu ijuru. Nibyo. Ariko ibyo bintu urumva ko ni na byiza kandi ni byiza kuko azanazaga nk'umujura, kandi ikindi n'urupfu ntabwo ruteguza. Ubwo rero kuba umuntu afite ibyiringiro bizima nk'ibyo, numva ariko kwizera Kristo by'ukuri, kuba uzi neza ko igihe cyose yazira yakujyana, cyangwa se urupfu rugutunguye ko yakujyana. Wabwira icyo abantu batekereza ko bizaterwa kugira ngo bajye mu ijuru? Bizaterwa nuko bazaba bitwaye ku munota wa nyuma. Hariho umuntu uvuga ati wenda asanze nari ndi mu masengesho yanjyana, undi akavuga ati ndamutse niyejeje nagize uwo mbwira ibyanjye yanjyana. Hakaba n'abavuga babaza ati ese umuntu wapfuye ajya gupfa? Hari uwo bavuga ndagira ngo abo bantu bameze batyo, kuko numva mutandukanye nabo, ugira icyo ubafasha. Abo bantu mu by'ukuri umurongo barimo, hari icyizere utanga? Murakoze. Nanone icyo nababwira umuntu ucungiye kuvuga ngo kugira ngo Yesu azanjyane bizaterwa n'uko azansanga, tiyenda nsanze mu masengesho yanjyana, cyangwa se nararwaye uburwayi bw'igihe kirekire ku buryo nafashe umwanya uhagije wo kwitunganya, wo kwikiranura n'abantu, cyangwa kuvuga ngo keretse nimpita mbona umutambyi ngo pasiteri cyangwa undi muntu nkamubwira ibyanjye. Ibyo ni ibyiringiro ariko bikoze isoni, kuko iyo ntabwo ariyo nzira ihesha umuntu kujya mu ijuru. Ibyo rwose icyo namubwira ni uko nyine azakurwa n'isoni, azatungurwa, kuko icyo ni ikigaragaza ko atizeye icyo Yesu yakoze. Kandi niba Imana yaremeye gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abe ikiguzi umuntu yishyura akabona ijuru, umuntu agafata icyo kiguzi akagitesha agaciro, akavuga ngo bizaterwa n'uko niriwe cyangwa uko naramutse, bizaterwa n'ibintu nabwiye abantu. Icyo gihe nicyo cyitwa gukerensa amaraso y'umwana w'Imana. Bo rero nta kabuza azarimbuka, umwijeje umuriro, mu buryo budaciye ku ruhande. Azarimbuka kuko inzira ijya mu ijuru ni imwe kandi irasobanutse, nta yindi nzira ihari. Si amasengesho, si ibyo wabwira abantu, si uko wiriwe, si ibikorwa, si korari, ahubwo inzira ijya mu ijuru ni Yesu. Icyo kibazo cy'ibyaha noneho abavuga ati keretse nabanje kubibwira umurwaza, nabanje kubona uko nikiranira n'uwo twari turi kumwe, cyangwa nabo nahemukiye, icyo kibazo cy'ibyaha cyangwa n'iyo nzira abantu batekereza yabakuraho ibyaha,
wowe ubitekereza ute ubundi ibyaha biva ku muntu gute? Yego. Kuko hari ukubarwaho gukiranuka kwa Yesu Kristo nko kubarwaho imirimo Yesu yakoze, ariko nanone hari ikibazo cya byaha byo muri kamere y'umuntu, ari nabyo bituma umuntu yumva ko afite ubwoba, ari nabyo bituma umuntu yumva ko atazajya mu ijuru, we ashingiye ku ibyo aba yibonyeho, ndetse akaba yumva noneho yabyaturiye umuntu yajyayo. Icyo kibazo cy'ibyaha wowe gitekerezaho iki? Ikibazo cy'ibyaha nacyo cyabonewe umuti, kuko ntabwo twahawe ubutungane bwa Yesu gusa, ahubwo yaduhaye ubutungane bwe, natwe tumuha ubunyabyaha bwacu. Tumaze kumuha ubunyabyaha bwacu, bumujyana no mu gihano cy'ubunyabyaha, kuko Imana nyine yari yabwiye umuntu ko umunsi yabaye umunyabyaha azarimbuka. Mu Baroma naho hakavuga hati ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ubwo rero umuntu amaze kuba umunyabyaha, igihano gihari nta kindi ntigihinduka, ni urupfu kandi rw'iteka, kurimbuka. Ariko noneho Kristo we mucunguzi wacu yaduhaye ubutungane bwe, noneho natwe yemera gufata ubunyabyaha bwacu bwose. Ubunyabyaha bwacu bwose amaze kubufata, burya nicyo cyatumye amaze kwakira ubunyabyaha bwacu, nicyo cyatumye Imana imutera umugongo. Ubundi Yesu yari umwana w'Imana, ariko kujya kumva Yesu arasenze ati dawe ni iki kikundekesheje? Icyatumye Imana imutera umugongo nuko Yesu yari amaze gufata ububi bwanjye bwose. Imana rero kuko itajya yegerana n'icyaha, yahise nyine imutera umugongo, ahubwo imushyikiriza abagomba kumwica. Yesu rero kuvuga ngo ni iki kikundekesheje, burya yari yamaze guhinduka icyaha. Nk'uko mu gitabo cy'Abakorinto havuga ngo Kristo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka. Mu Bakorinto mu rwandiko rwa 2 mu gice cya 5 umurongo wa 21, kugira ngo n'abadukurikiye mu by'ukuri banarebe mu byanditswe, ntibagire ngo ni ibitekerezo byacu turimo turatanga. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ibyaha byanjye cyangwa n'iby'undi wese ubyizera nk'uko mbyizera, Yesu yabyishyizeho. Amaze kubyishyiraho, Imana iramuhana, kuko nyine kwemera kubifata yari yemeye no kujya mu gihano cyabyo. Igihano cyabyo rero kwari ukurimbuka. Yesaya nawe yabivuzeho, ari kugaragaza ukuntu Kristo ari we wafashe igihano cyacu ubwo yamaraga kwemera gufata ubunyabyaha bwacu. Igice cya 53 cy'ubuhanuzi bwa Yesaya. Aravuga ati Imana yaramubabaje, Imana yababaje Kristo, Imana yaramushenjaguye, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo. Kristo rero yafashe ubunyabyaha bwacu, ariko n'igihano cyabwo Imana iramuhana. Imaze kumuhana, noneho iravuga ngo ibyaha byanjye n'ubugome bwanjye ntabwo izongera kubyibuka ukundi, kuko yamaze kubihanira Kristo. Abaheburayo 10:17. Ego, murakoze. Igitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 17 niho havuga ko Imana imaze guhana Kristo, imuhaniye ibyaha byanjye, Imana yahise yibagirwa ibyaha byanjye. Iravuga ngo ibyaha byanjye n'ubugome bwanjye ntabwo izabyibuka ukundi. Muri make ubwo noneho urera imbere y'Imana, nta cyaha ubazwa. Nta nubwo Imana yibuka ko nigeze mba umunyabyaha. Yarabyibagiwe. Hari umuririmbyi uvuga ngo ibuvazuba n'iburengerazuba, ngo dore uko hitaruye kure pe. Urumva ibuvazuba aho izuba rirasira naho rirengera haritaruye. Ngo Imana niko yafashe ibyaha by'umuntu wizeye Kristo, ibijyana kure cyane, ku buryo bidashobora kugira aho byongera guhurira. Ariko no muri Zaburi ayo magambo yanditse, ndetse nk'uko ijuru n'ubundi ryitaruye isi. Ngo niko yajyanye kure ibicumuro byacu. Nanone mu Baheburayo 10 umurongo wa 10 haravuga ngo gushaka kw'Imana kwatumye twezwa, ngo ariko tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Ubu se ntago byaba ariyo mpamvu nyine abantu biyeza birangira batera? Abantu biyeza niyo mpamvu birangira batera. Kuko bo bashaka kwiyeza,
kandi ahubwo ugushaka kw'Imana ko kwatumye twezwa tubiheshejwe no gutambwa k'umubiri wa Kristo watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Amen. Muri make rero wowe ukaba uriho nta cyaha ubarwaho ku Mana, yego, uri umukiranutsi ku bwa Yesu, wiringiye ijuru mu buryo budasubirwaho. Ubwo umuntu ucungiye ijuru ku isegonda ya nyuma bitewe n'ibyo azaba yakoze, bitewe n'uko azaba yitwaye, ntaryo azabona. Isaha niyi, umuntu atanuyu kugira ngo uwo muntu nawe yizere Yesu Kristo, bye kuba izina rya Yesu nk'izina, ahubwo yizere ibikorwa Yesu yakoze bihiniye muri bibiri. Kimwe cyo nuko mu by'ukuri yakiranutse mu cyimbo cyacu kugira ngo gukiranuka kwe guhinduke uko abazamwizera. Icya kabiri nuko n'ibyaha byacu byose yabituvanyeho akabyishyiraho, agahabwa n'igihano cyabyo kugira ngo Imana mu by'ukuri ntiyongere kutubaraho icyaha na kimwe. Hari umuririmbyi wa 8 mu ndirimbo zibanza muri kantike zo gushimisha, aravuga ngo yanyishyuriye ya myenda yose, ngo yambabariye ibyaha atuma nera de. Umuntu mu by'ukuri rero utera de ku bwa Yesu nta n'ukundi kwera yazigera abona, ahubwo uwo ni umunyabyaha utegereje kurimbuka. Hari umurongo wundi ugeze uvuga uba mu Baroma mu gice cya 6:23, haravuga ngo kuko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho, ariko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Ubwo ubugingo buhoraho ni impano, ni impano y'Imana, ariko igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Mbese abantu mu by'ukuri bategereje ko Imana izabahemba, hari ikintu izabahemba kuko Bibiliya ivuga nanone mu Baroma 3:23 uko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ubwo rero abakozi bategereje ko Imana izabahembera ibyo bakora, kuko ibyo bakoze ari ibyaha, bazahembwa urupfu rw'iteka. Ariko abategereje impano y'Imana turongera muri Kristo, impano y'Imana yo ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Nkaba navuga nti rero nendaga kukubaza inyungu iyo umuntu yizeye Yesu akiri mu isi, akomeza kumva aruhutse. Yego. Icya mbere uruhuka gukora, ukoreye ijuru. Yego. Ariko ikindi wumva umutima utuje, kuko ntabwo uba ufite ikibazo ngo noneho Imana ije yandimbura. Ariko n'ikindi wumva ufite amahoro, wumva n'Imana amubanye amahoro. Yego. Noneho ya mahoro ahubwo ubanye n'Imana akagenda anabaho mu buzima bwawe bwa buri munsi, nk'uko n'ubundi Yesaya yabivuze mu gice cya 32, yaravuze ngo imbuto zo gukiranuka ngo ni amahoro, kandi ngo ibiva ku gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywaho iteka ryose. Izo nizo nyungu z'agakiza, nizo nyungu zo kwizera Yesu. Ni amahoro, ni ihumure, ni ibyiringiro bidashidikanywaho iteka ryose. Amen. Reka tubishyigikize ijambo ryo mu Baroma mu gice cya 5 guhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Amen. N'umurongo wa mbere n'uwa kabiri nsomye. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, ngo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Mu yandi magambo, gutsindishirizwa no kwizera, kuba umuntu ari mu isi yaratsindishirijwe na Yesu Kristo abikesha kwizera
umurimo Yesu yakoze bituma agira amahoro ku Mana. Ndagira ngo icyo kintu ahari tugisobanurire abantu badukurikira. Nta buryo umuntu yaba umukiranutsi imbere y'Imana atabiheshejwe na Yesu Kristo. Ntabwo bishoboka kuko twese twaratsinzwe. Bisaba ngo umuntu abanze gutsindishirizwa na Yesu Kristo kuko ari we wakoze ibyuzuye bishimwa n'Imana, ari byo umuntu yizera akabibarwaho nk'aho ari we wabikoze, noneho Imana ikamubona mu ishusho ya Yesu Kristo, ikamwemera bikesha Yesu Kristo. Noneho uwo muntu ako kanya ya mahoro yabuze, kuko biravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ya mahoro yabuze noneho abagize ute? Abayabonye, kuko nta kibazo abagifitanye n'Imana. Natwe rero kubwo gutsindishirizwa dufite amahoro ku Mana, ariko tubikesha umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu ukiri kwishakamo gukiranuka wese ahava akagera nta mahoro afite, sibyo? Kuko umuntu aracyari umunyabyaha kandi nta mahoro y'umunyabyaha, akaba ari ijambo ritahinduka ko ryavuzwe n'Imana idashobora kubeshya. Ariko iyo umuntu amaze gutsindishirizwa, inyungu ya mbere ni ayo mahoro agira yo kumva ko nta kibazo afitanye n'Imana, kandi ngo ahita agira ibyiringiro, sibyo? Ahita agira ibyiringiro ndetse ngo akabishikamamo, agagira ibyiringiro bishikamye cyangwa bishyitse byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Mu yandi magambo, umuntu atagira ibyiringiro byuzuye by'uko azajya mu ijuru. Iyo umuntu ari mu isi agifite umutwaro w'ibyaha umuganisha kurimbuka, uko byamera kose uwo mutwaro umubuza amahoro. Ntashobora kugira amahoro, ahora afitanye ikibazo n'Imana, akumva ntatekanye, yaryama ntasinzire, iteka kumva ko ari mu kaga. Ariko umuntu amaze gutsindishirizwa aba yarokotse akaga, aba yarokotse Gehinomu, aba yarokotse umujinya w'Imana. Uwo muntu abana n'Imana amahoro. Ngira ngo ni inyungu ikomeye cyane izanwa no gutsindishirizwa kubwo kwizera Yesu Kristo. Mu gihe umuntu wese ukiri gukorera ijuru arinda apfa ataramenya niba azajya mu ijuru, kandi akabapfanya ubwoba yarabuhoranye igihe cyose yabayeho mu isi, kandi bwa bwoba bw'uko uzarimbuka, reka mvuge ngo nta kintu na kimwe wageraho mu isi no mu buzima busanzwe ngo kikubonerere cyangwa kiguhindukire umunezero ugifite ubwoba bw'uko uzarimbuka. Bibiliya ivuga ngo umunyabyaha ngahunga nta kimwirukankanya. Reka mvuge ngo ubwo bwoba umuntu agendera mu mutima niyo kimubuza amahoro mu buzima bwe bwose. Iteka ibintu byose bikamubera ikibazo, uwo babana akamubera ikibazo, abo bakorana bakamubera ikibazo, imiryango avukamo ikamubera ikibazo, mbese ibintu byose bikaba ikibazo, ariko bishingiye ku kindi kibazo nyirizina umuntu agendana mu mutima we. Kuko hepfo bakomeje baravuga, ariko naho mbasome ku murongo wa 3 ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Urumva ngo si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu. Bivuze ko uwo muntu watsindishirijwe na Yesu akagira amahoro ku Mana, aba afite ubuzima bubasha kwishima no mu makuba. Nibyo rwose. Kandi nkaba navuga ndi kuko amakuba yo hano mu isi ntaho umuntu yayahungira. Ubwo byumvikana ko umuntu akeneye gutsindishirizwa na Yesu Kristo kugira ngo ahubwo agire ubuzima bubasha kwishima iteka no mu gihe cy'amakuba. Sibyo? Nibyo rwose. Nanjye ibyo ndi umuhamya wabyo. Maze kwizera ko natsindishirijwe na Yesu, nagize amahoro. Numvishe nta kibazo ngifitanye n'Imana, ariko bituma n'ibindi bintu bigenda bimbonerera. Ugirana amahoro n'abantu, aho mwagiranye ibibazo wumva ubabariye,
kandi noneho nta kibazo gishobora kuza ngo mve kirakuremereye. Ntabwo n'amakuba yakuremerera rwose. Ni nako umuririmbyi avuga rero. Yego. Umuririmbyi avuga ngo ntabwo n'amakuba yaturemerera tumwiringiye tumwizeye. Yego. Ariko dore impamvu yabyo. Impamvu yabyo ni uko mbere ya byose Imana niyo mugenga wa byose. Imana ni inyabubasha. Yego. Imana ni inyabushobozi. Imana isumba byose, niyo yaremye byose kandi byose bibeshwaho nayo. Noneho rero kuba uzi neza ko iyo Mana imeze ityo iri mu ruhande rwawe ku bwa Yesu, mani magambo kwizera Yesu Kristo bifata wa muntu warutandukanijwe n'Imana kuko nta kibazo gifitanye n'Imana, noneho ako kanya agahita aba inshuti y'Imana. Yego. Muri bo busanzwe bavuga ngo uhagarariwe n'ingwe aravo. Kwa kuba inshuti y'Imana, kwa kuba umwe n'Imana, kwa guhinduka umwana w'Imana, kwa guturwamo n'Imana mu buryo bwa mwuka, wa muntu ntaba akiri umuntu usanzwe, ahubwo ni umuntu utuwemo n'Imana, ugendana nayo, ubana, iyo aryamye baba bari kumwe, iyo acuruza iyo arera abana baba bari kumwe, iyo agenda mu modoka baba bari kumwe, iyo agenda kuri moto baba bari kumwe. None si uwo muntu, kuko Bibiliya avuga mu Baroma mu gice cya 8 ku murongo wa 31 gutyo, hakomeza kuvuga ngo nuko rero ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu nindi. Ariko si ubwo nyine Imana yagimaze kuba inshuti yawe, uzi neza ko iri mu ruhande, ni indwara se yagukanga? Kubera ko imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga z'indwara, sibyo? None se n'ubukene bwagukanga? Zaburi 23 irabihakana, iravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wawe, ntabwo nzakira. Nta byago byagutera ubwoba, kuko nyine wowe wumva nk'uko mubivuze, wumva hari izindi mbaraga zikurinda, zikugendaho, ntubugitinya wenda hari icyo naba, aho watinyaga kunyurura hanyura ukahanyura wemye, ibyo watinyaga gutambukamo ubitambukamo wishimye. Kwizera Yesu ni byiza, byangiriye umumaro, byampesheje no kumenya amahoro, kumenya amahoro ndi mu makuba. Hari umuririmbyi ubivuga nanone wa 383 uvuga ngo ngeze aho ushaka mushorera, nuko menye nkiri mu makuba amahoro adashira. Ariko iyo ndirimbo kera naribazaga, birashoboka ko umuntu yaba ari mu makuba akamenya amahoro adashira? Ariko rwose ndashimira Yesu, ndashimira Yesu ko ubu ngubu kubw'imbaraga z'Imana no mu makuba mba numva mfite amahoro adashira. Ubundi se buriya kuki Imana yemera ko amakuba agera ku bakunzi bayo? Yego, mwabisomye aho ngaho mu Baroma, avuze ati dufite ibyiringiro, tunishimira kuzabona ubwiza bw'Imana, ariko ngo si ibyo gusa, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kubera ko ngo amakuba atera kwihangana kugatera kunesha kugatera ibyiringiro, kandi noneho ibyo byiringiro bikaba bidakoze isoni. Igituma rero Imana yemera ko amakuba agera ku bana bayo, urumva amakuba yaje, cya mbere urihangana, akwigisha akwigisha kwihangana. Hari mwene data none wanditse akavuga ngo tureke kwihangana gusohoza umurimo wako muri twe. Yego rwose. Iyo wumva wizeye Imana, iyo wumva ko imbaraga zayo ziri mu ruhande rwawe, nta kigutera ubwoba, urihangana ukavuga uti ubwo Imana ibyemeye, ubu ngubu ifite aho yabitangiriye, ifite n'aho izabirangiriza. Igifite itangiriro cyose kigira iherezo. Utegereza rero wihanganye kureba iherezo ry'icyo kintu, ariko wizeye imbaraga z'Imana muri icyo kibazo. Nibyo, wizeye ubutabazi buva ku Mana. Mu by'ukuri nk'uko bivuze kandi nk'uko twabisomye, Imana nayo ikeneye ko abana bayo biga bakanakomera, kugira ngo babashe kubaho mu buzima bwa hano badakangwa na buri kimwe cyose. Niyo mpamvu yemera amakuba
akatugeraho kandi idukunda. Ego. Mu yandi magambo kuba amakuba yatugeraho si ukubera ko Imana itadukunda, Ego. ahubwo no kugira ngo ayo makuba twigishe kwihangana. Ego. Hanyuma kwihangana nako kudutere kunesha, hanyuma no kunesha kuturemere ibyiringiro. Ariko hano bavuze ngo ibyiringiro bibiri, kuko hejuru bavuze ngo hari ibyiringiro duheshwa no gutsindishirizwa na Yesu Kristo, tukabona urakoze cyane. Ibyo ni ibyiringiro byo mu buryo bwa mbere. Ariko hari ibyiringiro bigiye guturuka ku makuba, amakuba yateye kwihangana kwateye kunesha, no kunesha kwateye kwaremye ibyiringiro. Mu yandi magambo ibyo ni ibyiringiro byo kubaho umuntu yiringiye ubutabazi bw'Imana ku buzima bwe bwose. Ni ibyiringiro bidakoze isoni, kandi Imana kuko ari intabeshya ntago yadukoza isoni mu byo tuyiringiyeho. Hari naho Bibiliya ivuga, ngira ngo ni nko mu Bakorinto, harayivuga ngo hamwe n'ibitugerageza n'ubundi Imana iducira akanzu kugira ngo tunabone uko tubyihanganira. Mu yandi magambo n'ibyatugerageza byose Imana tuba turi kumwe muri byo, kandi ubutabazi bwayo buba bwizewe, inadufasha kubyihanganira kugeza igihe tubisohokeyemo tunesheje. Nkaba rero numva nanjye nshimiye Imana cyane, kuko nanjye yangiriye ubwo buntu nk'ubwo yakugiriye. Nanjye ikampishurira Yesu Kristo yaduhaye kugira ngo adutsindishirize. Nanjye nkaba ndiho ndi umukiranutsi ku Mana, kandi iyo migisha ibonerwa mu gutsindishirizwa na Yesu Kristo, nanjye ikaba ari ubuzima bwanjye. Nkaba rero nashimiye n'ubundi n'abadukurikiye bakurikiye ikiganiro cyacu cyasobanuye uburyo umuntu atsindishirizwa mbere ya byose, ariko kinasobanura inyungu yo gutsindishirizwa nko kubana n'Imana amahoro, ariko ibyo nanone bikazana amahoro y'ubuzima bw'umuntu bwose kuri buri kimwe cyose. Umuntu akaba mu isi ariko mu by'ukuri adahangayikishijwe n'icyo ari cyo cyose, ahubwo yishingirize ku mbaraga z'Imana. Nashimira n'uwadufashije kuri kamera, udufasha cyane. Njya mbwira abantu ko nibazajya bamukenera ngo abakorere bazajya banyuraho, bazajya banyuraho, hanyuma mbahuze abafashe mu bijyanye na kamera byose, kubera ko abikora neza. Numva rero twasoreza ahangaha ikiganiro, kubera ko abakunzi bacu barabizi ko ibiganiro byacu bihoraho, n'ubutaha tuzongera. Imana ishimwe ku bwa byose. Imana ihimbazwe. Amen.